saa 5 ku wundi munsi. Nibwo mama twaje gutandukana yari yambaye ikote rirerire ariyorosa mu maso ngo arababwira ngo ntimunyice nkanuye. Umugabo mwarahaza ntago muzi abafashe umupanga mu kubita mu ijosi. Akubita mama wawe. Ngiye ko mbona mama araryamye yagwiriye akaboko agenda uko yakabaye amaraso aravirirana. Bamaze kumwica bica nyogokuru ku muryango aho yari yicaye kuko yaravuze ati n'ubundi ntacyo nahunga. Umwana wanjye baramwishe n'abandi bose babaraje. Noneho bagira ngo bajye kuntema nanjye ndanirukira mu kiliziya. Bari batarageramo bakica abantu bo hanze. Abantu induru zirimo zivuga, abantu bavuza induru, abana barira, abantu bose baboroga. Barangije hinjiramo umuntu ku muryango wo hepfo nanone waturukaga gutya kuri ruhande. Araza atangira baravuga ngo nibamenera lisansi ngo ahantu hejuru hari n'abana. Ngo hanyuma aho ngaho noneho babone ukuntu babatwika. Yego. Barabikoze. Babikora turi aho ngaho. Yego. Noneho abandi batangira bahuka mu bantu barabatemagura. Bita abantu bavuza induru. Abantu bapfuye nabi 94. Reka nanone mbahereza ikaze inshuti bakunzi bacu, basuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi twaje gusura kugira ngo tuganire. Turaganira byinshi bitandukanye cyane cyane ku bijyanye n'amateka ye, cyane cyane turaza no kwibanda ku mateka n'ubuzima bwamuranze mu mwaka w'1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi. Nguhaye ikaze mamacu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukagakorera Marita. Ndo mama w'abana 3. Yego. Ariko nubwo ntavuga papa wabo kuko ntabwo tubana. Yarigende yansiganya abana 3 nibo mbana n'abahangaha. Yego. Usibye ko afite n'undi mwana mu nda maranye imyaka myinshi. Twe tubangaha muri Ricumbi. Ufite umwana mu nda maranye imyaka myinshi? Myaka 8 n'amezi 3. Yego. Ubwo rero nijyo barera nijyo bana n'abahangaha. Wenda story ijyanye n'ibyo tuzayiganiraho ubutaha, ijyanye n'uwo mwana wenda uvuga umaranye imyaka 8. Yego. Watubwiye amazina yawe ariko none ndagira ngo noneho utubwire ese mu 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi wowe wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Afite imyaka 14. Wari ufite imyaka 14. Yego. Wari utuye hagana he? Karere ka Nyaruguru. Akarere ka Nyaruguru. Yego. Ndagira ngo noneho udusangize urugendo rwawe, ubuhamya bw'ukuntu wari ubayeho muri cya gihe, uko byakugendekeye. Murakoze. Jenoside yabaye ndi mu karere ka Nyaruguru. Hanyuma ntabwo nabashije kuba kwa papa. Mbese nakuze menya ubwenge mba kwa sogokuru byara mama. Ko no jenoside yabaye mba. Yego. Bana na mama amateka numva nuko mama yari atandukanye na papa kera. Ko nagiye kwa sogokuru mfite amezi 2. Ndinda niga ntangira primaire ariho mba. Ntabwo nashoboye gukomeza. Jenoside rero iraza. Jenoside yabaye ndi kumwe na mama. Na nyogokuru ariko sogokuru we yari yarapfuye. Yego. Ubwo nibo nabanaga nabo. Ubwo rero jenoside yabaye ndi kumwe na mama. Ndibuka ko ku itariki 7 bavuga ko Perezida Habyarimana yapfuye. Ndibuka uwo munsi njya nibuka nazibagirwa hari ku wa 3. Noneho yari yarayapfuye muri iryo joro hari ku itariki 7 bavuga yuko Perezida yapfuye. Yego. Noneho babivuga ku maradiyo. Ubwo babivuga ku maradiyo yari natwe dufite radio
ariko noneho byaje kumenyekana mu gitondo. Noneho mu gitondo mama abyuka ajya guhinga. Ntabwo yari mahinga kure, yari mahinga ahantu munsi y'urugo, mbese munsi y'inzu hepfo gatoki. Yego. Cyo nibuka nuko mama yahinze ageze nk'igihe cyo mu masaa 3, hagati ya 2:00 n'igice 3:00 gutyo. Yego. Ndibuka ko nyogokuru yahise amuhamagara, aramubwira ati ngwino nkubwire. Mama aravuga ngo ese icyo umbwira ni ibiki? Ngo ndaje. Aramubwira ngo ibyo guhinga bireke, ngo nibyo mwahinze ntago muzabirya. Arangije mama ubwo baburamwica, nari mwicaye iruhande ndabyibuka, ahantu iruhande rw'umugunguzi rw'umugina. Arangije arambwira ngo hoje dutahe. Duhita tuzamuka tujya mu rugo. Tugeze mu rugo nyogokuru aramubwira ngo reka ngo uyu mwami yapfuye, ngo ntabwo ngo nta kindi gikorwa ngo ubwo biba byarangiye. Mama ahita amubwira ati ese niba icyo ushatse kumbwira? Ati umukuru w'igihugu yapfuye. Ati rero ati ibyo mwahinze ni mwago muzabirya birekera ibyo ngibyo, ahubwo fata amazi ukarabe. Yarakarabye. Mama aravuga ati ariko se ibi ni ibiki? Noneho nyogokuru ahita amubwira ati ariko ati ndumva twareba ukuntu twahunga, ati twigira mu kiliziya y'Ikibeho. Ati kandi abantu iyo bahungiye mu nzu y'Imana nta muntu bakomakoma. Ati n'ubundi baragaruka bagasubira mu macumbi yabo. Ati niyo muri 60 yaradusize ni 5 9. Ati bakajya bagabo bagenda natwe, ati tukareba ahantu tugandika twese, ati bagaca ingando bakaza bakagaruka bagasubira mu mazu. Yego. None uwo munsi ndibuka yuko kwa sogokuru bari bahesheje urwagwa. Arangije baravuga ngo bashaka ahantu barujyana kurugurisha. Yego. Noneho barambwira bati rero ujyane n'abantu barwikoreye, hanyuma mugende mu rugurishe babaha amafaranga murayazana. Yego. Ndibuka ko yari amajerekani 3. Noneho tugiye bama abantu tujyana, siga mama kiri mu rugo. Mbese mbona nta n'ikibazo kindi tutaramenya uko bimeze. Turagenda tujya kurugurisha. Tugiye kurugurisha tugenda terera ahantu hakurya, ahantu hitwaga mu Muhora. Turujyana Ikibeho. Yego. Kuko kuregeranye, ariko nitwegeranye cyane, ariko turegeranye ni nayo paruwasi yacu ya kiliziya yari iri. Yego. Arangije mama ahita avuga ati murujyane hanyuma mubanguke nta kibazo. Twaragiye tugeze aho mu Muhora tubona abantu barimo kugenda. Noneho turongera tukomeza imbere tugera ahantu Runyinya. Tugeze Runyinya kugira ngo tugere Ikibeho, ubwo tubona abantu barakomeje kugenda mu muhanda ari benshi. Ukabona mbese abantu bikoreye utuntu, ariko biratuyobera nyoberwa ibyo ari byo. Kuko n'abantu twari turi kumwe ntabwo nari kubasobanuza ngo banambwire, kuko bari abantu nyine numva n'ubundi batahigwaga. Ndangije ndavuga ni reka tugende. Tugerayo, tugezeyo mbona abantu bose barakomeza guterera bagenda. Noneho ko bazamuka mbona harimo abantu bafite n'amatungo, harimo n'abari bafite inka, ngo batazisiga mu mago yabo kugira ngo batayatwara. Ariko bo benshi baturukaga igice cya Gikongoro cya ruguru. Yego. Ahantu hitwaga mu Rurambo. Noneho tugezeyo turarutanga, barajya kurupima, ariko noneho bo batangiye kubimenya, ngo baratubwira ngo twajya twumva ibintu binihera cyane mu kirere. Baravuga ngo i Kigali ngo bombe zirimo ziraturika. Ukajya ugira ngo nka kwa kundi inkuba zikubita, ariko kumva biranira cyane bisakuza. Noneho bampa injerekani imwe, bampa n'amafaranga ntago nyibuka. Noneho nyapfunyika mu kantu k'agatambaro nari mfite, nyashyira mu mufuka w'ikanzu. Noneho twabashije kugaruka. Tukimara kugaruka tugeze mu nzira tubona nanone biranze, hari abantu benshi barimo bakomeza kugenda, ariko noneho no ku kiliziya hari abantu benshi cyane, no mu ruhande rwegera kwa padiri no mu babikira mu gikari.
noneho kubera ko ntabwo nari nzi ko umuntu afata umuntu akamwica cyangwa intambara ngo yaba giye, ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Noneho babandi barankurikiye, turazanye amafaranga, nayazanye n'injerekani imwe, izindi zasigaye ziri mu rwagwa. Ariko noneho nsubiye inyuma, hakaba hari umugabo wari utuye iruhande rwabo wacuruzaga, wari ufite akabari yitwaga Filimini Rwayigi. Uwo yari atuye muri quartier yacu ahantu ruguru y'iwacu. Noneho numva abantu baravuze ngo yewe, abari bahagaze ku muryango ngo yewe, ngo ubu ngubu se ngo reka n'ubundi naho turi ngo natwe twese turaza guhunga. Ariko sinamenye ibyo ari byo. Ndataha, tugera mu rugo na babandi baritahira basubira mu ngo wabo. Nanjye ngenda mbwira mama na nyogokuru, ntimuzi n'ibindi na marume yakurikiraga mama sinzi witwaga Tadeyo. Nanjye ndababwira, muzi n'ibindi, ntikibeho habaye ibintu bikomeye. Ntuzi ko barimo bavuga ngo bagiye kwica abantu, ngo banatwike n'amazu, ngo barye n'inka zabo. Mama aravuga ngo ye, ngo hari abantu bangana iki? Ndamubwira, nabonye abantu benshi, kandi abantu batubwiraga ngo baturutse ngo mu gisha ya Gikongoro, ngo ku Gikongoro ngo impamvu bahunze ngo ku Gikongoro ngo batangiye kuhatwika. Nyogokuru umubyihore abana banjye, none turagenda tuhungira Ikibeho, nawe uzatwica tuzagaruka. Noneho mama arangije arambwira ngo geni, ngo mari, ngo ko numva mfite ubwoba, ngo ndumva mfite ubwoba, ngo mwana wanjye, ngo munda yanjye numva nshingerera y'amazi. Noneho ndangije ndamubwira, none se bakibica ntibarica gute? Mwana aravuga ati nimwe mubyihoreye, ndaje njye ku tubari twari ruguru iwacu ahantu mu rya Rusega, hanyuma ngiye kumva impumeko ndaze mbabwire. Kubera ko hari umwana waturagiriraga inka kwa sogokuru. Noneho ako kana kitwaga Tadeyo, nako karaka ahantu mu Kigarama kwa Ndereye. Ako kana yari umwana mutoya, twaramuhembaga ariko akaturagirira inka. Ako akaba n'indi nka yari imfungwa nyine, yabaga mu kiraro gusa, n'andi matungo yose n'ihene n'inkoko n'ibiki byose, mbese bari abantu ubona nta kibazo bari bafite, ariko bafite amatungo. Ndangije mama arambwira ngo yewe, ngo ngwino nkubwire, ngo ari nasanze yarangije gukaraba, ahubwo bicaye ubona mbese bafite ikibazo, ariko mama yawe yari afite ubwoba cyane. Noneho hari n'utwana tubiri, hari akana kitwaga Alphonse n'akandi kitwaga Alphonsina, bwari abamusaza we, uwo ngo wari wagiye kureba impumeko yuko ukuntu abantu barimo bavuga. Ati ndaza mbabwire, kuko bari baramuhaye mama ngo ajya bari mbese tubana aho ngaho kwa sogokuru. Ndangije aragenda, akimara kujyayo araza aratubwira ati muzi n'ibindi, ati nimuzinga utwangushye. Mama aravuga ngo geni, kubera ko mu gikari hari ahantu hari igiti cy'avoka kinini, cy'avoka nziza, ariko hakaba hari ikima mbese kibiriya bakuramo ubuki bahakuru. Noneho ubwo bari barabuvanyemo, bafite utuntu tw'utubindi tubiri turimo ubuki. Noneho utwo ngutwo harimo n'utundi tw'amavuta, kwa kundi bakama amavuta, bakaza kugira igihe bavanamo amavuta, bagira amata, bakaza kugira igihe bavanamo amavuta, ya mavuta noneho akavamo akuze, yari amavuta meza. Noneho arambwira ngo mpereze ibishashi, hari ibishashi bitajya bitoboka niyo wataba hasi. Arambwira ati bizane tubipfundikize, hanyuma noneho tubitabe, tuzagaruka tuzabisanga. None se tugiye kugenda tujye hehe? Muri ako kanya hakaba hari umugabo twari duturanye nawe utarahigwaga witwaga Venane. Niwe wari utuye hepfo yacu n'umuhungu we bonyine. Abandi nanone akaba undi wabaga mu Kigarama ahantu hirya yitwaga Anastase, n'umuhungu witwaga Karisiti. Nabo batahigwaga, mbese bari bene wabo. Arangije abo nibo batwanzirizaga, ahandi hose hari abatutsi gusa. Arangije arambwira ngo geni, ngo mari ni, ngo reka nkubwire, ngo zana ngo tubitabe hariya. Noneho wa mugabo bimwe tuza kubitaba ahantu mu murima. Tubitabye ahantu mu rutoke, wa mugabo aza kutubona n'umugore we. Arangije aratubwira ngo ariko ngo mwaje hano nkababwira. Mama aravuga ngo hoya, none se ngo ubyo muri ho mukorana ibiki, ngo ubyo muri ho mugira aho ngaho mutaba, ngo n'ubundi kuko muzagaruka mukabisanga ngo mufite kibazo ki. Mama aramwihorera aracicika. Arambwira ati ngwino nkwereka ahantu tujya kubitaba. Tubitaba ahantu mu gikari, arahacukura, ubundi tubiterekamo turatwikira.
noneho tumaze kubishyiramo arambwira ati rero ikintu tugiye gukora twihangane, atari ko ndumva afite ubwoba. Mama we rwose we yari afite ubwoba cyane, kuko yarambwiraga ati rero iyi sinzi intambara yigeze kuba ngo bahunga bajya i Burundi, ngo nabwo babavanamo mu gihe cya Rwagasore bavuga ngo Abatutsi ngo nibo bishe Rwagasore i Burundi. Icyo gihe ngo mama bari bamuhetse ari umwana mutoya. Noneho aravuga ngo jyewe rero ngo nabonye intambara, ngo none ngo ndabona binteye ubwoba, ngo ngiye ngo mfite ikibazo. Ariko akagira ikibazo cy'uko nyogokuru ko yarashaje yumva ko mbese ashobora kumusiga aho ngaho bakazaza bakamutwika. Arangije abarambwiye ati ngwino nkwereke ziriya nkoko zifungire hariya, harimo n'izari zarabyaye zifungira mu nzu yazo, noneho na ya nka tuyiha ubwatsi. Arangije arambwira ati rero reka turebe ko abandi bagenda natwe tubone kugenda. Ati ibintu byose nabishyize uruhande rumwe nabitwikiriye, ati usibye igisabo mama nyogokuru yari yamubwiye ngo nagisohore akimushyirira iruhande. Ubwo tubikora gutyo. Noneho mu kanya gatoya tujye twumva umugabo wari hakurya yacu ahantu hitwaga Irwomeka, witwaga Mbonega, wakundaga gukorera abantu, nyine yari umukene, akunda nko kuvomera abantu bakamuhemba, akamuha ibiceri kugira ngo abone uko abaho. Arangije tujye twumva aratatse, arahamagaye ngo yemwe ngo nimuhunge ngo nimuhunge twese duhungire Kibeho ngo tugende. Noneho abandi batangiye kubimenya, bo bari bagiye kare, ko harimo nabo twari duturanye ntibari babitubwiye. Ubwo marume musaza wa mama mukuru witwaga Musonera we atangira kubwira mbese mama atuzi muzi n'ibindi, ati nimugende nanjye ndaza mbakurikiye. Hanyuma ati nabwiye umugore wanjye yanze kuza, atariko kubera ko abana we nawe mbese b'abahungu be nabo baguye ni Kigali, nta nabo twabonye, ariko we nta bandi bana yari afite iyo ngiyo usibye umukobwa wari utwite wari kubura igihe gito ngo abyare, yitwaga Christiana. Arangije n'undi umwana w'umuhungu wari ugiye nawe ubu ngubu mbese jenoside yarangiye, nawe yarangije kaminuza. Noneho arangije agiye kumbwira, arambwira ati kurikira nyoko nimugende. Natwe turagenda. Noneho tugeze ruguru yacu kwa base wabo wa mama, ubwo dusanga bagiye. Turakomeza no mu Kigarama ahantu twatambutse hari umukecuru w'umupfakazi wahabaga, nawe dusanga bagiye. Tumanuka hepfo yabo nawe dusanga bagiye. Urumva ko dusize dukinze ibintu byose n'ibyo kurya n'ibintu, mbese nta kintu cyagiye usibye ikintu twajyanye n'igisabo nyogokuru yavuga ngo kitahira mu nzu. Tuba turagiye tumanuka ahantu mu kabande, maze kwamanuka twumva induru hakurya hano ku Rurembo, tubibona hano hakurya mu Muhora twumva induru. Noneho uko barimo batakanye mama kababara, aravuga ati kimbabaza nuko mama bamwica, ati bakamutwicana. Yego. Noneho ndibuka yuko yambwiye ati geni ati mfati ati nundekure. None wowe yabonaga ari ndabikubwira mama we yabonaga mama yarakubwiye yarambwiye ati mfata. Noneho kuko yabonaga hakurya yacu ahantu ku Rurembo abantu b'abagabo bamanukanye imihoro barimo birukanka. Noneho uko birukanka bakagishaka kugira ngo bajye kudutanga imbere, mama aravuga ati geni nundekure. Noneho ndamukomeza no kubera n'ubwoba nari mfite, ako ntabwo numvaga ko umuntu yafata undi akamwica. Turakomeza no mu hantu mu migende y'amazi twambuka, abaramufashe aramukomeza, aho akajya tubwira ati mwandetse mukigendera mwabana banjye. Mama aravuga ati ntabwo nagusiga ahangaha. Twarakomeje tugera imbere gatoya, tumaze kugera imbere gatoya tuba turambutse. Tumaze kwambuka tubona babandi bagiye kudusatira, turangije kwambuka hano tutakombye kwambuka. Noneho duhita twambuka duterera ahantu mu ishyamba, dufata ibyatsi. Noneho mama nyogokuru akajya mwiyaka, aramubwira ati mwandetse. Turavuga tuti nta kibazo reka tugende. Mama aravuga ati reka nkwambutse tubone ukuntu twakwambuka duterere hejuru muri iri shyamba ahantu uwo mugabo yitwaga Bujangwe. Turakomeza tubona akantu k'akayira turaterera, tugera ahantu mu Muhora, hano hari ishuri kera hitwaga ku Mangazini. Turatambuka mu muhanda tubona noneho nta kibazo. Noneho abona uko amutwara neza. Tumaze kugera imbere tubona ahantu hari bariyeri ya mbere.
ubwo babonye ko abantu bakomeje guhunga bahashyira bariyeri kuko hari hatuye abantu, hari umusaza wari uhatuye, noneho tubona batambitsemo ibiti baratubwira ngo ntimurenga aho ngaho, ariko mama aravuga ati turahatambuka. Noneho rero batwitegereje kubera ko nyogokuru yari afite abana bari bakomeye bifashije baranize babi ni Kigali, aravuga ngo haha ngo ni mu mwihorero wangu watambuke gwendeje abana batazagira ikintu bambaza ngo babahungubi. Turaza turakomeza tugera ahantu Runyinya, tumaze kugera ahantu Runyinya ya bariyeri twayivuyeho, tugeze Runyinya dusanga abantu barimo baranywa amayoga, barimo baraserebura, bariho barabyina, ariko noneho turebye hepfo yacu mama aravuga ngo yewe ngo dore kwa Kanyandekwe ngo nta muntu uhari ngo nabo bagiye, ngo nimuje twihute ngo noneho bataza kutwicira mu nzira. Turakomeje turaza tugera imbere yaho tubona abandi tukomeje kujyana, ariko bandi bariho baratureba gusa bakabona tugenda bagaseka. Turakomeje tugera ahantu mu ivuriro, niko hitwaga, haturuka harimo akayira gaturuka ahantu Gakoma. Noneho turakomeje tubona abantu, noneho n'igihiriri cy'abantu benshi. Nyogokuru aravuga ati nimureke nduhuke, yaruhuka akanya gatoya, turongera turakomeza kuko icyo gihe twari tumaze kurenga ahantu hari abatwa cyane kuko nabo bariho bica, mbese tuvuga ngo baratwikomeje tugera Ikibeho, hita duterera tugerayo. Tugezeyo noneho tubona ahantu hari akayira kamanukaga kajya ku ahantu hari inzogera abapadiri bakundaga kuvuza ngo misa iratangiye, cyemanitse nk'ikintu cy'icyuma. Turahatambuka tubona abantu baricaye, abantu ni benshi cyane, no hirya yaho baricaye ni benshi, ariko noneho muri kwa subiye inyuma marume amaze kubona ukuntu bimeze tukiri mu rugo, yaje tubona yahindutse nk'amaraso mu maso, tubona yahinduye isura. Nyogokuru arangije aratubwira ati yewe, aramubwira ati mwana wanjye ko ndeba wahinduye isura. Tubona afashe umupanga nawe, mwana amfashe umupanga, mama aramubwira ati ibyo ni ibiki? Ati hoya, ati mwebwe nimugende mujye Kibeho, ati mugende nanjye ndahabasanga, ati ntabwo nagende inka zisigaye hano zonyine, ati amatungo asigaye aha ngaha, ati na wa mwana wagiye kuragira, ati ubwo naza nyine nanjye ndabasha nzi. Yohereza umugore we n'abana be, nabo baragenda, ariko ntabwo twabashije kujyana nabo, bo ntabwo aho babiciye. Twaragiye, noneho wa undi mukuru w'imfura ya nyogokuru niwe wabashije kudukurikira, ariko nawe umugore we ntabwo bazanye, waradukurikiye. Noneho dusanga we yadutanze uko babikira, aricaye ahita azabwira mama na nyogokuru ati mugende mujye mu kiliziya. Ati natwe tugiye hariya kwicara hariya, ariko abagabo ntibakundaga kwicara mu kiliziya, ko bajyaga kwicara hanze kugira ngo barebe ko hari igitero cyiza cy'interahamwe kuza kugira ngo baze kudutera mu kiliziya. Abagabo bari bagiye ku kibuga bafata n'inka bariho bazijyana, babashije kuzijyana n'ibintu byose, mbese bari babifite mu hantu mu bisambu hirya ku muhanda, no mu banyeshuri, amazu y'abanyeshuri niho babashije kwicara hari abantu benshi. Noneho bari babashije kujyana ibintu n'ibyo kurya, nyine bari babashije kugira ngo babone ukuntu batekera abana, noneho babone uko barya. Ubwo munsi uburagiye bugeze nk'igihe cyane mugoroba, noneho tugumye aho ngaho tubona abantu ni benshi, noneho twinjiye mu kiliziya, urumva nta muntu wari ufite icyo kurya, n'abari babifite ntabwo bari bafite amahoro. Twabashije kujya mu kiliziya turicara, tubona burije buragorobye, abantu bariyongereye babaye benshi, noneho abantu bakajya bafata ibintu by'ibiturusu baciye bakaza kubisasa ku isima kugira ngo mbese barebe aho baryama, bagafata ibintu by'ibyenda bagasasa kugira ngo baryame. Bwarije turara aho ngaho, noneho ariko hakaba hari umugabo twari duturanye witwaga Biramvu, ariko yari afite urundi rugo hano I Kigali, ariko afite undi mukobwa yashatse wo mu by'iwacu ahantu hitwaga ku Kanyinya. Noneho babasha mbese mukeba wo ngurumva ko abagabo yari umwe, arabasha guhunga, nawe ahungana na basaza be, baraza batujemo uwo munsi. Nibwo twagiye kuba tubona abantu barinjiye, haje abana be banze kwinjira,
baraza baratubwira ngo ngumva babwira mama wiwe ngumva bamusanga ahantu kuri aritari ngo nazi. Abantu bahita basakuza, twabona abantu barashakuje, abantu barahaguruka barahagarara, barangije baravuga ngo muzi n'ibindi, ngo Mukamuvara baje kumutwara ngo abana be, ngo nyamara Abatutsi ngo bagiye kubica, ngo Abahutu ngo bari batujemo, ngo none ngo batangiye kubarobanura. Abantu batangira kugira ubwoba, abo twari turi kumwe ubwoba burabica, baravuga bati bagiye kwica abantu. Ubwo nibwo twabashije kugumamo, abandi barabacyura barataha, maze gutaha twebwe turaramo. Burakeye mu gitondo uwitwaga Sebera Viana wari umupadiri aratangiye aratubwiye ati mbabwire rero ati nimwegere gusenga, ati mwihangane, ati kandi abari abagabo ati ngiye kubabwira ati mukoreshe uko mushoboye kose, mushaka ukuntu mwabona amazi, ati hari ahantu bagiye kubarangira amazi, noneho mujye muvoma, abagore banyu babona ukuntu batekera abana, babahe ibigori n'ibishyimbo by'impungure, babona ukuntu babatekera. Ubwo barabikoze, baragiye baratubwiye ngo tujye kuvoma. Ndibuka ko nyogokuru yambwiye ngo nifate ivomesho, turaterera ruguru ahantu mu gateko, ahantu hari ikintu mbese cyari kimeze nk'igisiterine, noneho tujya kuvoma. Tugiye kuvoma, noneho bafata urwego, abagabo bakajya batambukamo bakinjiramo hasi. Turagiye muri kwa kujya kuyavoma, ndibuka nta muntu wavomye kabiri, babanje kugira ngo bazamure amazi, twumva induru iravuze. Induru ivuze mu gateko, noneho twumva abantu batangiye kuvuza ibidebe. Tangiye kuvuza ibidebe, biratuyobera, turavuga tutese ibyo n'ibiki, turirukanka dusubira ku kiliziya tujya kubwira mama nyogokuru n'abandi, turahabwira tuti baratwirukankanye, twumvise ibintu biriho bivuza, bariho basakuza bavuga ngo MDR power. Ubwo baburatwica, babagabo bavamo barimo bavoma baragaruka. Padiri arangije aratubwira ati rero abwira abantu baje babateye bavuga ngo MDR power, niko bavuga. Niko bavugaga. Barangije baga bashatse kuvuga iki? Mbese ko hari nko kugira ngo babwire bene wabo yuko mbese igihe cyo kugira ngo bice Abatutsi cyageze. Noneho urumva ko hari mu gitondo, barangije, noneho bo twebwe tuba turirukanse, noneho Padiri araza aratubwira ati muzi n'ibindi, ati mwihangane, ati ibyo mwumva mwihangane, abaza kubatera mujye mufata amabuye, nimara gufata amabuye namwe mu barwanye, niba barwanye namwe mu barwanye, ati hari igihe bashobora kuza bashaka kugira ngo babanze barye ayo matungo yanyu, ati mu barwanye. Bwarakomeje mbese nk'igihe cyo mu masaa 4, Padiri arangije aravuga ati se nk'aba bana baraza kubaho gute, kuko nta muntu wari wariye, nta n'ikintu bari banyweye, nta muntu wari ufite ikintu afite usibye abantu bakeya. Arangije tugiye tubona Padiri araje aratubwira ati mwirwaneho, yaba abagore yaba abagabo, mbese ubishoboye wese mwirwaneho, abari mu kiliziya mugomemo, abari hanze mujye mwirwanaho kugira ngo bataza bajya mu kiliziya mwebwe muri mwababonye. Byageze igihe cyo mu masaa 5 saa 6, tubona imodoka iraje. Ikimara kugera aho ngaho y'Toyota ndabyibuka y'umweru, bamagaze ku muryango, ariko marume we yari ahajya hirya, mama nawe ari ku muryango wa kiliziya na nyogokuru n'abandi bari kumwe. Tujye kubona tubona abantu baje birukanka, mbese hari abantu bazaga bakajya bafata amashashi hano akagaragaza amaso gutya, bagafata ibirere bakabyambara hano, babisharuye bagafata n'ibindi bakabikenyera. Twabashije kuguma hahandi turategereza, tujye kwa tubona babandi bagiye kwirukankana, babandi bo ku kibuga babarwanya, abagabo barasakuza, amabuye aravuga, barangije bafata ya modoka baraza bayiparikaho. Padiri arangije aravuga ati ushoboye yirwaneho, niko nababwiye. Abantu baravuga bati mureke rero natwe tujye tubatera amabuye, ati baraza kugeraho igihe bananirwa nabo bagende batureke. Ntago byarangiriye aho, ahubwo bahise bafata ababikira baza batwara ababikira, ntago nzi amazina yabo, baravuga ngo nibabaha ababikira, hari ababikira 2 batwaye.
ubwo hakurya iwacu bari batangiye gutwika ubwo nyine kubera ko babonaga nta muntu ugihari bavuga bati igihe cy'abatutsi cyageze cyo kwicwa noneho tugiye kwa tubona barimo baratwika inzu zirimo zirashya nibwo abantu batangiye gucika intege bahita bavuga bati koko bya bintu nibyo ni ukwica abatutsi noneho tugiye kwa tubona ahantu Runyinya nabo bariho baratwika ahantu hitwaga kwa Burunu bakajya bafata ibintu bahonda ibyo bahonda byose nyine baca inzugi ugahita ubyumva bakavuga ngo amashoka barimo bashisha ngo kugira ngo babone uko basahura tugumaho twabashije kugumaho abantu bararwana barangije babona mbese naho baneshejwe nta mbaraga bari babona baragenda noneho babandi bari bambaye ibirere basubiyeyo n'amashashi babandi bajyanye bababikira tugiye twumva baraturikije babarasiye ahantu impungi babarashije tubona umwotsi uracumbetse hejuru baravuga ngo ni amagrenade babatwikishije kuko babatwitse bari abasirikare kuko twabonaga imyenda bambaye baragiye tukomeza kugumaho umunsi uragenda nta kintu cyo kurya ubwo abantu batangira kugira ubwoba abari abasore n'abakobwa abasore bakajya bavugira abana b'abakobwa ati nimuze ducike twigire i Burundi ati turabereka inzira ducamo abagiye noneho bagera mu nzira bakaza bakatubwira bati twabonye bikomeye barimo barica batangatanze ahantu hose noneho ndibuka ko hari n'uwambwiye ngo ninze twigendere ngo nkurikire abandi tugende tujye i Burundi ndababwira ngo ntabwo nasigamamo muri ako kanya bagiye kutubwira batubwira ngo nyuma ya saa sita turumva ko byari bimaze kugera nimugoroba ariko butarira baravuga ngo Inyarusovu ngo wari uhagarariye ngo banke ngo bamwishe ngo kugira ngo basahure muri banke ubwo rero twabashije kugumaho bagenda nibwo batangiye kubona ko mbese bikomeye ubwo ni ku munsi wa kabiri burije tugumyaho padiri noneho Viana atangira kubwira abaturage ati nimwegerane ababishoboye begere hano hari abo yagiye aha amasakaramentu yo kubatizwa hari abo yabashije kugira ngo abahe Ukaristiya tubona mbese nk'abantu bose bari bagiye babatijwe bagenda bakikiza kuri aritari babahaye Ukaristiya bamaze kubaha Ukaristiya turakomeje twicaye aho noneho batangiye kujya bashaka gutera abari hanze tukumva barimo barwana abavuyeho bakaza bakatubwira bati byakomeye hanze ati nimukomere padiri abona biranze aratubwira ati nimwihangane mu byakomeye ahubwo musenga Imana twakire mu bayo abantu batangira kubona ko bikomeye harimo n'abandi bazaga nyine baduhungiramo n'ubundi batari bahunze abaturuka hirya no hino imihanda yose baba baraje haruzura hari abana gusa hari umuborogo w'abana kuko nta kintu bari bafite cyo kurya nta kintu cyo kunywa bari bafite abana bakarira ngo nibabaha amata bakaboroga aho ngaho padiri arabikoze ibyo akora byose arangije arigendera ntitwongeye kumubona kuko nawe yakoresheje uko ashoboye kose kugira ngo acike yigendere tugumyaho abantu baraye barwana noneho haza abantu bakajya bafata kuko kiliziya yari yubakije utuntu tw'udutafari turiya dutoya tw'impunyu bakajya baza bagafata bakabomora bagafata ibintu bimeze nk'ibyuma bagatoboza ku bikuta kugira ngo bafate ibintu by'ibiturusu bibisi noneho bakabitwika kugira ngo ya myotsi twice dusohoke babone ukuntu batubona twese hamwe abantu bagumamo imyotsi iratwica hari hafunze kuko hanze urumva ko hari abantu barwana ukwabo barangije imyotsi iratwica cyane harimo n'abasohokaga kubera ya myotsi noneho tugumamo bigera igihe bigeze mu gitondo abantu babona birakomeye noneho babona abantu batangiye kutwiyahuramo mbese batangiye kutwica bagatangira bagafata bakaza birukanka harimo abazanaga imihoro abandi bakabirukankana bagasubirayo birongera biranga babona biranze abandi baravuga bati ni inka noneho batangira kujya banazitwara abandi bakabihorera bakarwana ariko bakabihorera kugira ngo barebe ko mbese babihosha yego dutangira rero kubona abasirikare noneho bikomeye noneho bafatanyije n'abaturage noneho batangira kwerura nyine kuvuga ngo MDR power ubwo tubona birakomeye tubonye bikomeye bamwe batangira gucika bagenda bavuga ngo hinga bajye ahandi mbese yenda bitaraba bakumva ko mbese ariho byabaye honyine
abandi baravuga bati Kigali yo yarangiye. Noneho babivuze ko Kigali yarangiye abantu bose babishe, nyogokuru nubwo yatangiye gucika intege ko yaravuze ati ntacyo ndamira n'ubundi abana banjye bashize. Ati bashize, ati abantu barimo barambwira ko abana i Kigali nta muntu n'umwe wahasigaye. Nyogokuru arababara, mama ararira, arangije aravuga ati nta kundi byagenda. Aravuga ati yenda natwe yenda ntabwo tuzi niba tuzabaho. Twarakomeje tugoma ngaho turahirirwa, imirwano ikomeza kwa kundi, bararwanye. Noneho batangira kujya bica abantu, bamwe barabishe, abandi n'amabuye rivuga barwana. Ubwo naje kugira ngo ntandukane na mama nk'igihe cyo mu masaa 5 ku wundi munsi. Nibwo mama twaje gutandukana kuko abantu bamwe mbese bari bamaze kwica musaza we, kuko babanje kwica abantu bo hanze kugira ngo bice abantu bo mu kiliziya. Hari n'ahantu bashyize urwibutso, niho bari abantu bari mbese buzuye no ku mashuri no kuri chapelle. Ubwo mama agiye kumva yumva baravuze ngo Musonera baramwisha. Kuko bajya kujya kumwica bahageze aho yarari, ahita afata ikote, yari yambaye ikote rirerire, aryiyorosa mu maso ngo arababwira ngo ntimunyice nkanuye. Barangije bahita bamukubita umupanga. Bamaze kumwica baza bica nyogokuru ku muryango aho yari yicaye, kuko yaravuze ati n'ubundi ntacyo nahunga, umwana wanjye baramwisha n'abandi bose babaraje. Yaraje mama noneho nawe ararwana n'abandi bari bari kumwe, ariko mama yihita agira imbaraga nkeya, imbaraga ziramunanira kubera ko yari yagize n'ubwoba kare. Arangije arankurubana, aramfata arambwira ngo Marini, ngo ntugira aho ujya, ngo ahubwo senga Imana itwakire mu bacyo. Ndamubwira ngo mama ntabwo mpfa, ngo ntabwo upfa, ntabwo mpfa. Baraje umugabo mwaraza ntago muzi, abafashe umupanga mukubita mu ijosi. Akubita mama wawe. Ngiye kumbona mama araryamye, yagwiriye akaboko, agenda uko yakabaye, amaraso aravirirana. Noneho bagira ngo bagiye kuntema nanjye. Ubwo umugabo umwe ahita avuga ngo uwihaza umudamu, ngo hoya, ngo nimuye mumuretse uwo nguwo, ngo reka nzi. Haza umugabo ahita amubwira wayasha ngo nimureke mbanze mukuremo iyo myenda yambaye ngo umugore wanjye azayambare. Ahita amwambura ibitenge yari yambaye. Ubwo na nyogokuru yararyamye haruguru, bose narabarebaga. Noneho mama haza umugore wundi, arangije abwira babagabo ngo ntabwo muzi ko ntabwo muzi ngo batutsikazi, ngo ntimubazi ko bateye, ngo mwabanje se mugakora akazi kanyu, ngo n'ubundi ko akangaka mukarangije ngo mugakora ka kazi kanyu, ngo mukareba uko batutsikazi basa. Bagiye bamukorera ibi byafura mbi. Mama wawe. Yangane. Yangana nakunze no kwihangana. No kwihangana. Mama yahise mutaho. Tanirukira mu kiliziya. Bari batarageramo bakica abantu bo hanze. Angije ninjira mu bandi. Maze kubinjiramo nsanga abantu barimo baragwirirana. Noneho hepfo ku muryango we hepfo hari imiryango yari 3, hari 2 yasohokaga mu gikari hepfo. Iherera ahantu ku ishyamba, hari n'amatoilette ari hepfo. Niyo ngiyo yahereraga mu gikari kwa padiri.
arangije rero mama mutaho ngaho mbona nihishemo aho ngaho mu bandi abantu induru zirimo zivuga, abantu bavuza induru, abana barira, abantu bose baboroga. Arangije nanjye nihishamo aho ngaho, noneho nsa n'umanuka mu ruhande rwo hepfo, mu muryango wo hepfo usohoka, kugira ngo ngiye gusohoka nyaho mbona ku muryango barahadadiye. Barangije hinjiramo umuntu ku muryango wo hepfo nanone waturukaga gutyo kuri ruhande, araza atangira baravuga ngo nibamenera lisansi ngo ahantu hejuru hari n'abana, ngo hanyuma aho ngaho noneho babone ukuntu babatwika. Yego, barabikoze. Babikora turi aho ngaho. Yego, noneho abandi batangira bahuka mu bantu barabatemagura. Baravuga ngo baraza kurekera ngo gutemagura ngo amasasu yabo yo gupfa ubusa. Baje kugenda barasanya, babona harimo abantu banze guhwana. Nanjye hejuru yanjye harimo abantu nk'imirambo nazi hejuru yanjye nabaye amaraso y'ababandi. Baho bakajya baza bakagera gutya kugira ngo barebe mu bantu bagwiriranye ko harimo abantu bazima. Ubwo igihe barimo babikora bari mu ruhande rwo hirya, kuko harimo abantu benshi bacucitse cyane. Baza gukingura wa muryango usohoka ujya mu gikari, niwe nirukiyemo. Nabashije gusohoka nirukanka njya mu ishyamba ahantu mu matuwarete. Noneho maze gusohoka ngeze kuri tuwarete imwe ninjiramo, numva iyindi yo hirya kuko yari ifite imiryango myinshi ariko itandukanye itareba ahantu hamwe. Noneho mpita ninjira muri tuwarete, ninjiye muri tuwarete numva harimo abantu barimo basakurizamo. Ndavuga ngo reka nirukanke n'ubundi batanyicira aha ngaha, ndasohoka ndiruka kuko amasasu noneho yarimo avuga. Ibyo kwica imihoro byari bimaze kurangira. Ndasohoka, noneho maze gusohoka manuka hepfo yanjye maraso nibyo nari nambaye. Ndasohoka ngera hepfo mu ishyamba, bageze asanga bamaze kuhicira inka. Bayifomoje mbese niba ari inyana simbizi icyari kiri mu nda, babakijugunye mu ntuze mu iruhande rwaho nyina yari iri. Baragisandaje nk'uko wafata umutumba mbese ukawukatamo kabiri ugasandaza ugashyira hariya. Noneho nyinyereramo nguye igihunga kubera ko hepfo yanjye hari abasirikare barimo baza biruka. Harimo n'umugabo wari uhamagara haruguru mu gateko arabanga umuvango aho ngaho hari umwana w'umukobwa, ngo hari umwana muto wahinjiyemo ngo ari waramanuka yiruka ngo ni mu mufati. Ndangije nikubita muri cya kintu yankabishe, kubitamo umugongo n'umutwe. Noneho mpita mpindana kubera ko byose byari amaraso. Ndanyerera, urumva ko nasize kunyerera. Ndamanuka, aze kumanuka noneho wa mugabo aratangira arabahamagara, akomeje kubahamagara. Akomeje kubahamagara, ndavuga ntabwo na cari aho bari bakurikira intama, harimo umurongo w'intama. Noneho baravuga ngo ntabwo bagiye gukurikira uwo muntu umwe, bakurikira intama barazirukankana. Nanjye manuka mu kantu k'agakombe kari hepfo yanjye, maze kukamanukamo nabashije kumanuka njya ahantu hari ikintu cy'igiti batemye ariko kitarashibuka ngo kizamuke. Nihishamo, ariko noneho nkomeza kumva imirambita, abantu bavuza induru, abantu bapfuye nabi 94. Abana urebye abana nimo baherutse, numva induru yabaho nihishe. Agejeje nimugoroba ko batangiye kubicara saa 5 neza za kumanywa. Geza mu masaha 9. Saa 9 numva noneho nta muntu ugikoma cyane. Numva umuborogo washize. Ugeze igihe cyo mu masaha 10 nibwo ahantu nihishe ngiye kwambona hejuru, ndebye hari igiti. Mbona umwana w'umusore wari hejuru yanjye, yari yimanitse mu giti. Arangije arambwira ngo rega ngo humura, ngo ntabwo nkwica, ngo nanjye ndihishe, ngo wacu ni mu Ruramba. Ndamubwira wowe ntabwo ubwo nanjye unyica. Ati hoya, yari umuntu mbese w'ikimuga, mbese uremaye, amaguru gutya ikiganza kimeze yose arebana, agenda yose arebana. Yari umusore nko mu myaka 20. Arangije arambwira ngo ntugire ikibazo, ngo humura, ngo ntabwo nkwica, ngo nanjye ndihishe.
navuye hariya kare ngo barimo bica ngo mpita manuka nabashije kuguma ndimbona imvura iraguye numva ngize Imana imvura iguye mbona ahantu hose no kubera gutwika ahantu hose barimo batwika n'impunge ahantu hose batwika no mu gateko noneho bya byokotsi biraza biratwikira bihorana n'iby'imvura buba burije wa muhungu aza kumanuka hahandi hejuru noneho nanjye mbona burije ndavuga ni rero wamanuka ko n'ubundi bwije hareba ahantu najya kwihisha noneho kubera ko nawe mfite mama wacu mukuru wa mama wari imfura nyogokuru nkigendera nkajya iwabo i Butare yenda wasanga nta jenoside izahaba numvaga intambara nyine ko waramaze kuvuga ngo ni jenoside yakorewe abatutsi abagabo barabivugaga kuko babonaga nyine bikomeye kandi bo baragiye babona byinshi ndangije ndavuga ngo none se mama musize hariya ubu se jewe nzabana nati ndangije ndavuga nti reka nigireyo nimara kujyayo noneho jiwe nzibereyo ko mbese nkumva ko nta handi bibaye arahavuye wa muhungu ananga imbere aragenda numva imbaraga zirashize kubera ko nta kintu naryaga nta n'ikintu cyo kunywa nari mfite kuko urumva mu guhunga nta kintu twigeze dushyira mu nda narakomeje ndamanuka ngeze hepfo nkumva imbaraga ziranze nkura n'ikintu cy'ikinyamaswa ntazi ukuntu kimeze kigenda nk'inyana kigenda kigayagaya kigenda kibutabuta mu kantu k'akayira mbona kinjiye mu kintu cy'umugano wari imbere ahantu bajyaga bavuga ngo banatariye bajyaga bakunda kujya babonekerwa noneho ndatambuka wa muhungu aba yagiye yanciye imbere arambwira ngo hinga yihute gende ngo agiye kureba ahantu yihisha ngo azajye ahantu muri Runyinya nabashije kuva hahandi ndakomeza ndagenda ngeze imbere mbona ahantu igihuru nyinjiramo urumva ko bwari bwije Kibeho barangije wajya kumva abantu barimo baratambuka bavuga ngo shango twahanaguye rwose ngo cyitwa umututsi wese ngo n'inzoka ngo niyayo ngo ntayizagaruka ndavuga nti Mana kuko ubu nzaba hehe ko none wari igihe usigaye mbese jewe nishyizemo ko ari igihe usigaye naragiye ninjira muri cya gihuru ninjiye mu gihuru numva harimo abantu benshi numva harimo abagabo numva harimo abagore ndangije numva umuntu w'umugore aravuze ngo arangije aba barambonye ngo urimo urajya hehe ngo tugenda kandi nawe yari yihishe arangije bo barirukanka barancika bamaze kuncika ndagaruka nicarira ahantu hejuru hari ikintu cy'ikibuye cyari kihari nyine cyari ukwacyo mbese kiri mu byatsi yicaramo ndakomeza ndiyicarira numva ibitotsi biranyishe ndasinzira sinziriye cyaje kumanukana kinyitura kuri rino ry'igikumwe ko jenoside ryarangiye nino nararirwaye ryaranze gukira rikirirwa rijoga mashyira gusa ndangije guma hahandi ndangije numva umutima urambwiye ngo ariko se wavuye ahangaha ukagenda basi yenda ukazagenda ukazajya kwa nyoko wanyu noneho ukazareba ukuntu waziberayo ndangije ndavuga nti rero aha hantu batazanatwika n'ibi bihuru n'aya mashyamba reka nigende hano batanyica ubwo nari ahantu hitwa ku Kakibeho narenze Ikibeho gatoya nyine namanutse aho ngaho kugira ngo batwabaho batazanyica kuko batwabaho nabo bakoze jenoside ndangije ndavuga nti reka nkomeze nakomeje imbere hahandi ndahava ariko noneho ino ryabyimbye hajemo n'amaraso ryabyimbiyemo imbere mu rwara ndakomeje ndagenda ngeze imbere mbona icyayi ahantu ku muhanda uturuka Ikibeho ku Kakibeho umanuka ujya hano mu Kavuguto nagiye niyicariramo mu cyayi urira buracya bukeye mu gitondo ndavuga nti rero kwa mama wacu najyaga ngenda nkajyayo ari mu modoka sinzi ukuntu nzahamenya. Tugarutse inyuma gato hari ikinyamaswa wavuze aranabonye ikiganiro uvuga ngo watabawe n'ingwe. Ntabwo ari kiriye ntabwo ndanahagera iracyari kure cyane. Naragiye noneho mva muri cya cyayi mbonye bukeye mu gitondo kare nko mu saa 12:30 ubwo mbona umuntu w'umugabo ndamubwira wakabyara we wanyambukije ngo kwambutsa bakwambutsa ujya hehe ngo ubwo wa wundi ngo zanyenze zivuye Kibeho ngo wanyu babishe bitambe mubwira ndamubwira nereka babishe ngo ko ruvuze
numva mbwiye nabi, ndavuga ngo mana uriya mugabo kuki ambwiye nabi, mbona afite umupanga, ubwo baburanyica. Ngenza amahirwe mbona umwana w'umuhungu w'ahantu kwa Beritini, bari bene wabo bakizi turiya wapfuye. Noneho mbona araje w'umusore, aje aturuka inyuma yanjye nawe afite umupanga. Umuntu wari uje kugutabara ngo yarapfanaga iki na Kizito? Yari mwene wabo. Yari mwene wabo nuriya Kizito me? Umuntu aje kugutabara. Byagenze bite? Ni nawe wanabaye. Niwe wanabaye, ahubwo yaraje asanga wa mugabo ahantu yampagaritse, wari uruhande rw'akavuguto, ari wambwira ngo ndambuka njya hehe, ngo niba ndi inzoka ngo ubwo navuye Kibeho. Arangije uwo muhungu ahita amubwira ati wibeshye ukora uwo mwana. Yego. Ngo muri umuntu wa Kizito. Abaraje amfashe ukuboko. Kimara kumfata ukuboko arambwira ati ngwino tugende. Afata wa mupanga urawufite. Arangije abwira wa mugabo ati beshye se, wa mugabo mbona arahunze. Akimara guhunga noneho wa muhungu arambwira ati hano rero muri aka kavuguto ntabwo wahambuka wenyine, ngwino nkwereke. Arambwira ati nkomeze. Aranyambutsa kuko hari harehare. Aranyambutsa, maze kunyambutsa na wa mupanga warawufite, yahindanye nanjye nari nahindanye kubera ko n'imvura yari yarayiguye nabaye ibyondo. Arangije arambwira ngo bite ni byiza. Arangije urumva ko twari tumaze kwambuka. Arambwira ati rero iwanyu babishe ntibabishe, babiciye hari Kibeho ntibabishe. Uwo muhungu ako wa mugabo yari yagiye kwa Kizito ngo. Yego. Arangije agiye kumbwira arambwira ati reka nkugira inama, wahuje tugahunga tukigira i Burundi. Ndamubwira ni ntabwo najya i Burundi, ntihoya nta n'umutima mfite wo kujya i Burundi. Noneho arangije ikindi nakoze nuko yambwiye ati terera muri kariya kayira, wowe urabona ko byakomeye, basi tujye mu Iramba. Tujye mu Iramba. Tumubwira ntabwo najya mu Iramba, ntigiye ngiye kwa mama wacu atabaye ntari Butare. Arangije nagumye hahandi, maze kuguma hahandi noneho ndibaza ndavuga ni rero ahantu nza gutambuka hose baraza kumbona, baze kumenya ko mvuye Kibeho banyicire mu nzira. Nibuka ko nari mfite amafaranga. Nibutse ko nari mfite amafaranga nayashyize n'inyogokuru bari bampaye nyine ngo ni nyagomane yarwarwago bari bagurishije. Sinibuka yuko nyafite. Noneho nibuka mpita ndeba mu mufuka w'ikanzu, maze kureba nyasangamo, nkuramo igiceri. Ndagenda, wa muhungu aciye inzira yiwe nanjye aciye yanjye. Ndavuga reka njye kugura isabune hatagira umuntu uza kumenya, kubera ko nsa nabi. Ninza kubona ahantu hari amazi, noneho nze kuza kumesa umwenda wanjye ikanzu, hanyuma noneho nanakarabe hataza kuza kumenya umuntu umenya ahantu mvuye. Nari nshatse kukugarura inyuma gatoya. Uwo muhungu wagutabaye wavuze ko ari uwo kwa Kizito Mihigo. Ari mwene wabo. Yari mwene wabo wa Kizito Mihigo. Mwari musanzwe muziranye? Ntabwo twari tuziranye, ariko jye nari muzi. Wari umuzi? Yarasanzwe azwi muri izo karitsiye? Yego. Nari muzi ko bari batuye munsi ya Kiliziya, munsi y'Ababikira hepfo yaho. Yego. Ndangije narakomeje ndazamuka cyane mu kabari, usanga abagabo barimo baranywa baraserebuye n'abagore barimo barabyina. Ndacecetse, bigezeho ndababwira ngo ni mu isabune. Isabune barayimpaye. Umugore umwe aravuga ngo kandi wasanga ngo ko ndewe uyu mwana asa nabi, ngo wasanga ngo avuye Kibeho. Ndavuga ni Mana wambabariye ntibamenye aho mvuye. Ndavuga ni rero reka nkomeze ubwo bayimpaye ngende ndebe sinabura abantu mbaza mu nzira, akayira kazankomeza ka Kinyarwanda, k'inzira ya Kinyarwanda kazangeza Ikarama. Ningera Ikarama ntabwo nzahayoberwa, nzakomeza umuhanda uzangezayo. Naragiye ndakomeza ndagenda, ubwo nari ahantu Imbasa, maze guterera nyine ka kavuguto. Ndakomeje ndatera ngeze ruguru mbona umuntu wo mu mama, ndamubajije mubaza inzira izangeze Ikarama. Arambwira ati komeza, hari n'ahantu uza kugera mu muhanda umanuke, hari ahantu uza kugera mu kabande, ati uraza kuhabona ugeze ku mazi. Ndavuga nigize amahirwe byibura ndagenda mpamesera umwenda.
ubwo urumva naragiye maze kuhagera noneho sanga inka ziri ahantu baragiye abashumba ariko ntabwo bigeze bankomakoma ntacyo bantwaye ndagenda ndeba amazi ndoga ndamesa nkuramo umwenda sikaza agasuruje ipe nari nambaye nicaye mu ishyamba ndanitse wa mwenda noneho agatotsi kaza kunkubita ndasinzira sinziriye sinzi ukuntu naje kwibuka nibukiye amasaha yagiye nyuma nimugoroba nibwo naje gukanguka noneho nkangutse numva abantu barimo baravuga haruguru yanjye no hepfo yanjye mpita nihuta ndakomeza ndagenda maze kugenda nza gutunguka ahantu buhoro mbona akayira kaza kungeza Ikarama maze kugera Ikarama nta bantu bari bahunga ho hari hakiri hazima manuka ahantu munsi yo ahantu hitwa Kanoma ni mu muhanda wo hepfo uzangeza mu Gatobwe ndakomeje ndagenda ubwo batangiye bwije n'abantu duhura nta n'umuntu warunzi ndakomeje ndagenda nza gutunguka kwa mama wacu nje guhatunguka mama wacu ankubise amaso ngo byari maze kugera nko mu masaa moya n'igice z'ijoro mama wacu agiye kumbwira arambwira ngo geni ngo Marini ngo murumuna wanjye yapfuye nahise ntureka ndarira kuko nibwo natangiye mbese gukurura ibyo nabonye nyuma mbandarize arambwira ngo ihangane mwana wa mama ngo ihangane ahita yagenda anzanira amata ko bari bafite inka abantu barabatunzi mugabo we yari umwarimu noneho arangije arambwira atakira ati ndamubwira ntago wibuka ko ntanywa amata ntago mwambwiye ko bayampumanyirijemo ufite amezi 2 ariko nahitaga njya kwa nyogokuru arangije ngo mana we ngo nari nihekuye abanzaniye avoka 2 ndabyibuka bandayiriye neho umukozi wabo abazanye inka baramubwira nazishyire mu kiraro yihuta wazamuka kujya kubwira abana biwe abahungu be yari afite abahungu bakuru harimo umuhungu we wiga nka Munyakibanda yigiraga iby'ubupadiri ariko akaba yahunganye nawe n'abana b'abahungu bandi b'ikibeho barazana baza aho ngaho noneho baje aho hakaba ari inzu bari barubatse bagaruguru y'iwabo niyo mbese bakundaga kuba barimo ntago bakundaga kuba bari mu rugo rw'iwabo hepfo aho niho bakiriraga abagenzi babo baragiye arababwira ati nimuze mbabwire ati mushiki wanyu ataraje atari ko mama we ati na nyirakuru ati bapfuye noneho abwira umuhungu we witwaga Pierre amubwira ati manuka abaramanutse araza aransuhuza amereza ukuboko arambwira ngo nta kindi nakubaza nyine ngo nabyibwiye noneho mbona arababaye mbona amarira azinze mu maso wa undi mugenzi waraza aravungusha mureka mubaze ambaza uko byagenze ikibeho ndabimutekerereje arangije aramubwira ngo murekera aho ngaho nyine noneho arambwira ngo none se ngo iwacu ngo harya mu gateko ngo bimeze bite ndabimubwira maze kubimubwira arangije ahita bazamuka basubira ruguru muri ako kanya nyicaye aho ngaho giye kumva twumva ahantu hakurya yabo barimo baraturitsa za grenade ati mwana wanjye noneho kuhungiye ubwaye mu kigundi ibi ni ibiki ubwo batangira kumva ko nabo byahabaye kuko urumva ko ikibeho habazaga bose bazaga bahunga nyine urumva ko bari baje nabo bica hariya abarambwiye ati giye kuhungiye ubwaye mu kigundi ubugiye koko ati narinzi ko byibura nzanakurokora ati ukarokokera hano ati none ati nibi ngibi ubwo mba ndirukase ndazamuka ndabacika jya kwicara haruguru y'iwabo mu gisambu ndaza kuko numvishe ko ubuhamya bwawe ni burebure cyane reka ducumbikire hafi gusa nko tubwira wenda noneho aho ngaho niho naringiye kugira ngo ngere kuri za nyamaswa ubwo nari nyine twarahunze tugiye ariko aho bari bahungiye ntabwo twamaze igihe kirekire cyane ntabwo twahatinze kuko twahungiye ahantu h'ibika 2 h'amashyamba ubwo nibwo bari batangiye kuvuga ngo Kabgayi ngo abasenyeri baho babishe noneho hatangira kuza abantu bavuga Kigali ngo Kigali yarangiye ubwo bageze Butare mu mujyi bageze mu Matyazo na Ngoma nibwo bavuga ngo Kambanda yavuze ngo uyu witwa Inyenzi yose ngo no mu Gisendu ngo bayice nibwo babandi babashije kuva aho handi muri rya shyamba twari twahungiye noneho bo tugiye mpitagiye njya mu Nyakibanda ku isominari nabashije kujya ku isominari
mbese ibindi nibwo urumva ko nabiciyemo aho ngaho naho ngeze hagati njye nandi kwifuza ko reka tuzakorana igice cya kabiri undi munsi twe kugumya kukugora tuhereye hano twari tugere no kuri iriya nyamaswa ukuntu mwaje guhura ndetse hari n'icyo watangiranye cy'amatsiko mbwira ukuntu ufite inda ngo imaze imyaka 8 utarabyara nabyo reka tuzabikoreho ubutaha nta kibazo sawa urakoze reka mushimire ariko nago nasoza nakwatse nimero ya telefone kuko hari abantu baba bakeneye no kuba bakuvugisha bakakuba hafi cyane ko twabibonye ubuzima baho ntago ari bwiza hari byinshi ukeneye n'abantu bakuba hafi cyane cyane muri bino bihe bakanakuganiriza yego 0788 94 18 yego 059 yego ayisubiramo nta kibazo 0788 94 18 yego 059 yego sarakoze cyane Imana iguhe umugisha